Ndabasuhuje mwese mbahaye ikaze kuri channel Ubumuntu 7 TV, aho tugiye kuzajya tuganira tukisanzura, tugana ibitekerezo, tukazamurana, tugashyigikirana, tugahana ingabo mu bitugu, tugafashanya, tukagirana inama, tugahana ibiganza, tukazamuka twubaka igikwiye. Iyo bavuze ubumuntu wumva urukundo, ubunyangamugayo, kwitanga no kwitangira abandi, kubaha indangagaciro zikuranga no kuzigenderaho, gukunda ndetse no kuzamura igihugu cyawe. Aho Ubumuntu 7 TV tuzaganira byinshi bitandukanye, tukarebera hamwe byinshi muri rusange, tugahera mu muryango, tukaza hanze mu buzima tubamo bwa buri munsi n'ibyo duhura nabyo. Icyo bidusaba ni ugushyigikira channel yacu, dukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe gusakaza ndetse no kumva ibitekerezo hirya no hino kugira ngo dukomezanye dukore igikwiye. Wabishobora, twabishobora kuba twakubaka ndetse tukagera ku musingi ukwiye. Ubumuntu 7 TV ni iyawe, ni iyanjye, ni iy'uriya, ni iy'umuntu wese muri rusange. Icyo bisabwa ni ukwisanzura, urugwiro, gutega amatwi ndetse no kumva mugenzi wawe. Duhari ku bwanyu nk'ibyishimo byanyu, twarema igikomeye kandi kubana natwe ni inkunga ikomeye. Kubana natwe ni umugisha kuri twe. Imigisha kuronka nibyo mbifurije muri byose. Murakoze.